ikintu nabwira abayobozi ari abadeperi ari abashumba ari abagizweho ingaruka n'izo mpinduka zabaye, ikintu cya mbere abantu bakagombye kumva, ubwoba ni bwose mu bapasiteri bo mu itorero rya ADEPR, abarimu, abavugabutumwa n'abashumba bakomeje kwibaza nyine ku mavugurura ari gukorwa muri iryo torero ashobora gusiga bamwe bakuwe mu nshingano cyangwa bakuwe icyo twavuga ngo ni ugukurwa umugati ku munwa. Bituma rero bagira ubwoba. none se bafite ubwoba bw'iki kandi muri za ndahiro barahira numva ko batabayereyeho kurekarama iby'imishahara n'iki? baba bararahiriye kwicwa n'inzara se? ariko bavuga ko batazaharanira ko bazakorera Imana badaharanira imishahara cyangwa inyungu zindi, ko nyine bazahembwa n'Imana. ariko icyo ngicyo ni indahiro bavuga, ariko umenye yuko ijambo ry'Imana ribaho uburenganzira bwo gutungwa n'izo baragiye. uyu buho ni n'akazi, byabaye akazi muri ADEPR. umushumba asigaye asinya kontra y'imyaka runaka ndetse ese ahubwo mbona ngiye yarakwiye gusinya kontra ebyiri. abantu bari babirimo nk'abanyakazi, nk'abantu bakorera imishahara. abo bantu bafite ingorane zikomeye cyane kuko nyine babuze akazi. abo bantu bafite ingorane zikomeye kuko babuze iki? Babuze akazi. iyo wirukanwe ku kazi bigomba kukugiraho ingaruka. ariko abari babirimo nk'abanyamuhamagaro nta kibazo na n'ubu bafite kandi baracyakomeje umurimo. ushatse kumbwira nk'umupasiteri bakura ku bupasiteri ni urugero, bugacya ajya mu kabari, wambwira ngo uwo muntu yari ari mu bushumba nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu uri gukorera Imana? Ewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abataririmo. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Turi kumwe rero n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira na Felix wa Evangeliser Le Monde TV. Ni chaîne y'ivugabutumwa ibagezaho ibiganiro byiza cyane, niyo mpamvu ikiganiro kiri bubere broadcast ku Iyobokamana TV ndetse no kuri Evangeliser Le Monde TV. Reka rero tutangire tumwakira tumuhereze ikaze. Felix, mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yesu ashimwe cyane. Mwiriwe cyane, nanjye ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu, kandi nishimiye ko mwantumiye kugira ngo tubashe kubana muri iki kiganiro. Yesu abahe umugisha cyane. Yego, muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro, nubwo izina rimwe ryo namaze kurivuga. Murakoze. Nitwa Felix Harerimana, nkaba mpagarariye minisiteri bita Evangeliser Le Monde ikorera ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Strasbourg. ariko dukorera n'i Kigali mu Rwanda. Rero ndumva ari ibyo ngibyo, ahari ibindi turaza kugenda tubireba mu kiganiro. Murakoze cyane. Iyo umuntu avuze ngo Evangeliser Le Monde, ni intego yagutse cyane, ni intego nini. Uyikora wumvaga ushaka kugeza ivugabutumwa hehe? Evangeliser Le Monde umuntu ahita yumva ari ikintu kinini kabisa gishobora kuba gifite intego zihambaye mu buryo butandukanye. None so bundi
none se ubundi ugira ngo ni bitoya. Ya, siko mvuze. urakoze cyane. D'abord ntabwo ari evangeliser le monde, ni evangeliser le monde, kuko uvuze le monde waba ubishyize mu bwinshi. Evangeliser le monde TV ubwabyo birasobanutse ko tugendera ku ntego Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye, kandi aduha iyo rekomandasiyo, ariko yemera no kujyana natwe kuko yarengejeho ngo kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi, kugeza ku iherezo. Evangeliser le monde nk'uko bivuze ni yerekwa rigari cyane, rirenze n'ibyo kuvuga ngo ni YouTube channel. Ni ministeri ikomeye cyane kandi ishobora gukora ibikorwa byinshi. Ivugabutumwa ryacu turikora mu buryo wenda navuga nko bune. Cya mbere dukora ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana, dukora ibiganiro bishingiye ku isanamitima, tugakora ibiganiro bishingiye ku matemoignage cyangwa ubuhamya bw'abantu Yesu yagiriye neza, tukanakora ibiganiro mu buryo butari ubw'amagambo gusa, ahubwo dukoresheje n'ibikorwa. Ivugabutumwa, hari ivugabutumwa riba rishingiye ku magambo gusa, ariko dukora n'ibiganiro bishingiye ku bikorwa, action sociale. Tukaba dukoresha ururimi, dufite channel nyine ikoresha ururimi rw'ikinyarwanda ariyo muri gukurikira, ariko tukagira n'irindi shami rikoresha ururimi rw'igifaransa nayo bita n'ubundi toujours Evangeliser le monde. Twumva Imana idufashije twayagura cyane, ahubwo muri buri rurimi ruri kuri iyi si hakaba harimo Evangeliser le monde. Kugira ngo abantu bose babashe kuba evangeliser. Ubwo rero turacyari mu bikorwa byo kubyubaka, turacyari mu rugendo rukomeye cyane ko twagiye duhura n'imbogamizi zitandukanye za tekinike, bakaduhakinga. Urumva nyine Satani iyo abona ko igikorwa cyagutse, hari igihe ashaka kuza kugira ngo azimye icyo kintu, ariko nta muntu n'umwe, nta kintu kiri munsi y'ijuru gishobora kwitambika umugambi w'Imana. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Tugero kuganira, turakora ikiganiro gifunguye cyangwa ikiganiro ku bintu bitandukanye, cyane cyane biba bigenda byibazwa n'abantu benshi biri mu ruhando rwa gospel, n'ubundi ni muri wa murongo n'ubundi uyivuga butumwa, kuko ntabwo tubijya kure. Urumva kuba turi kuri Evangeliser le monde, tukaba turi kuri Iyobokamana TV, birumvikana yuko ari ibya Gikristo kandi ni nabyo dukwiye kuganira. Felix se ko tumuherutse ari umuririmbyi w'indirimbo, aracyaririmbana n'ubu? Ya, ndaririmba cyane, ntiwumva? Ya, ndaririmba kandi ubuho muri no minsi by'umwihariko muri uyu mwaka n'umwaka nshaka kubigarukamo cyane. Aho ngereye hano i Burayi nagiye mpura n'inshingano nyinshi zitandukanye, zaba izo mu murimo w'Imana no mu buzima busanzwe, bituma bisa n'ibiryamira impano y'uburirimbyi. Ariko muri no minsi umwuka w'Imana ari kunkomanga ku mutima, ampa n'indirimbo nyinshi nshyashya rwose. Na n'ubu ndi muri studio ndi gushaka gukora album Imana ifashije muri uyu mwaka rwose. Ya, ariko kuririmba byo ni ubuzima kuri nge kuririmba ubundi ni ubuzima. Nta njyewe nta kuririmba. Kubera ko nahamagawe ndi umuririmbyi, na n'ubu rero ndabikomeje, kandi ni igikorwa cyiza ngo tuzahora dukora na nyuma y'ubu buzima. Hari ukuntu umuririmbyi aramuka yumva hari indirimbo imurimo, cyangwa yumva hari ibindi waramukikanye yihe? Ubu indirimbo numva indimo nkurikije ibyo mba mbona
ku mubiri wa Kristo ari we bita itorero. Numva mfite muri no minsi harimo indirimbo imazemo iminsi 198 mu gushimisha, ivuga ngo umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye mu mazi n'ijambo. Amen. Ya. Reka ndirimbeho gato. Yego. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye mu mazi n'ijambo, yazanywe mw'isi yacu no kudukiza ibyaha, no tuba itorero rye, yaguze amaraso. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe riramusangira, ifunguro ni rimwe ritunga abaryose, rishima izina rimwe n'iry'umucunguzi. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo, kikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo, waza rirengere mu byago biritera, bifitanye ubumwe no gutega amahoro mu bihe bizaza, yifuza kuzabona ibyiza byo mw'ijuru, niriva ku rugamba rinesheje rwose, kandi rikiri mw'isi rifitanye ubumwe na Data Imana yaryo n'abe bo mw'ijuru, bafatanyaga nawe abo bakiri mw'isi, nambyumve kuba nk'abo basangiye mw'ijuru, abo bakiri mw'isi bafatanyaga nawe, nambyumve kuba nkawe basangiye mw'ijuru. Yo. amen.
kubera iki kubera iki iyo ndirimbo ikintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo? ubundi bavuze itorero baba bavuze nanjye kuvuga ngo baba bavuze irihe cyangwa baba bavuze iki? ubundi abantu benshi usanga bavuga itorero, bamwe bati hari itorero ry'igihugu, hari itorero rya ADPR, hari itorero itorero ubundi muri rusange ni iki? itorero muri make, muri definisiyo yoroshye, itorero ni umubiri wa Kristo. Iyo itorero muri rusange nk'uko bivuze, ni abantu bose bibumbiye hamwe bafite intego, bafite objectif runaka. aba baba biswe itorero. Bashobora kuba itorero ry'akarere nk'uko bivuze, itorero ry'igihugu, ariko ahangaha iri torero turirimbye ni itorero rya Kristo, rya rindi Yesu yabwiye Petero ngo nzubaka itorero ryanjye kuri wowe, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Ibyo bitandukanye. Itorero ritandukanye n'idini, ahubwo mu banyamadini niho havamo abanyetorero. Ni ukuvuga ngo buri dini abantu ushobora kuba mu idini ariko utari mu itorero rya Kristo, ahubwo uri imbata y'idini cyangwa uri umukunzi w'iryo dini ariko utari mu itorero rya Kristo. mu idini niho harimo mu idini niho harimo itorero ry'Imana. Yego, mu idini niho harimo itorero ry'Imana. Wakagombye, ntabwo umuntu yakagombye kuba imbata y'idini, ahubwo yakagombye guharanira ko aba mu itorero rya Kristo. Kubera ko nubwo wenda atari cyo kiganiro cyangwa atari yo ntego, ariko ntabwo idini burya ntabwo ari umushinga w'Imana. Idini ni umushinga w'abantu, ndetse hazamo n'uruhare rwa Satani. Impamvu ni uko uzasanga buri munyedini wese washinze iryo dini yaragize icyo bita imirongo migari igenderwaho, kandi agasa n'ushyize abantu mu kazitiro kamutandukanya n'abandi. Niyo mpamvu uzajya gusanga ugasanga twese tuvuga ko dukorera Imana imwe. Ugasanga umuntu wese n'idini arimo avuga ko ari kujyana abantu mu ijuru, ariko ugasanga dogitirine, imyizerere, wagira ngo dukorera Imana nyinshi. Ko tuvuge urugero, niba ushaka kuzaba, ubu usanga no muri aya mashuri wenda y'amateoloji yigisha za teoloji, yigisha iby'iyobokamana, kuki usanga hari teoloji katolike, teoloji protestante, teoloji y'abadive, mbese kandi twese tuvuga ko turi kujya he? Turi kujya mu ijuru. Kubera ko umuntu wese washinze iryo torero cyangwa washinze iryo dini runaka, we yari afite intumbero yiwe. Kandi abenshi uzasanga buriya, niba hari ikibazo isi ifite gikomeye cyane, ni abantu usanga bashinga amadini, ariko ugasanga ni idini ryitirirwa Imana, ariko ugasanga intego zaryo cyangwa ugasanga imyigishirize yabyo itandukanye na misiyo iri generale cyangwa se iri santrale Yesu yadusegeye. Ubwo rero nubwo wenda mvuze ibintu byinshi kandi wambajije bike, ariko nasobanuraga itorero ko ari umubiri wa Kristo, kandi ko ribarizwa mu madini yose. Ntabwo rero umuntu yakagombye kurwana ishyaka cyane ry'idini, ahubwo yakagombye kurwana ishyaka no kumenya ngo nubwo mbarizwa mu iri dini, ariko se ndi umugeni wa Kristo, ndi mu itorero rya Kristo.
okay Yeah. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Uranyemerera noneho tuvuge ku itorero cyangwa ku idini rimwe muri ibyo turi kuvuga byinshi. Tureka tuvuge ku idini ya ADPR cyangwa ku itorero rya ADPR. Bamwe babyita itorero, abandi bakavuga ati ni idini, ariko ubundi mu nyito nyayo dushingiye kuri ibyo mudusobanuriye, ubwo ADPR naryo ni idini. Wabishidikanya? Oya, ariko icyo tuzi kimenyerero banga itorero rya ADPR. Icy'ingenzi ntabwo ari inyito, ahubwo igikuru ni ugukora icyo Kristo yabahamagariye. okay Ntabwo uzi ko ADPR ari association? yego Ni umuryango nyine ufite abasosiye, ufite abamambure. Kandi baba bafite amahame nyine bagenderaho. ubu rero muri iyi dini ya ADPR ikirimo kiravugwa Cyane ubwoba ni bwose mu bapasiteri bo mu itorero rya ADPR, abarimu, abavugabutumwa n'abashumba bakomeje kwibaza nyine ku mavugurura ari gukorwa muri iryo torero, ashobora gusiga bamwe bakuwe mu nshingano cyangwa bakuwe icyo twavuga ngo ni ugukurwa umugati ku munwa. Bituma rero bagira ubwoba. None se bafite ubwoba bw'iki kandi muri za ndahiro barahira numva ko batabayereyeho kurekarama iby'imishahara n'iki? baba bararahiriye kwicwa n'inzara se? Ariko bavuga ko batazaharanira ko bazakorera Imana badaharanira imishahara cyangwa inyungu zindi, ko nyine bazahembwa n'Imana. ariko icyo ngicyo ni indahiro bavuga, ariko umenye yuko ijambo ry'Imana ribaho uburenganzira bwo gutungwa n'izo baragiye. Uyu buho ni n'akazi, byabaye akazi muri ADPR. Umushumba asigaye asinya kontra y'imyaka runaka ndetse. Ese ubwayisinya ahubwo mbona ngiye yarakwiye gusinya kontra ebyiri. Yarakwiye kontra y'abana b'abantu, akaja kontra y'Imana. Oya n'ubundi niba imikorere y'umushumba cyangwa y'umukozi wa ADPR ubu ngubu ishingiye kuri kontra yasinye yo y'akazi, hari bamwe bari bakwiye kureka kubeshya Imana ko bayikorera, ahubwo kuba ko bakorera idini. Iyo n'indi sije nyinini iremereye, ariko mu by'ukuri iyo ukora ubutumwa bwiza bwa Kristo, ukorera Imana, utanga iby'umwuka, ariko ntabwo binabujijwe ko ibyo by'umwuka uramutse ubisaruyemo n'iby'umubiri nabyo ntabwo ari bibi, kuko ubutumwa bwiza ubundi bushobora gutunga nyirabwo. Ariko nyine iyo ubaka ko ari uwo mujyo byarimo, kavuga ati ngiye gukorera Imana nk'umukozi w'Imana, ubundi iyo izanshakira uko mbaho ni ukuri yagutunga. Ntabwo wagomye kurekera amakonta. Voilà. Ahubwo ikibazo ni uko usanga abantu benshi cyane bigisha Kristo ariko bataramumenya. Ariko se Felix, aho hantu uvuze harakomeye. Hari umuntu wese kumbaza ikibazo, arambaza ati ariko hari ijambo ry'Imana ngo yasomye rivuga ngo Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Yego. Arambaza ati koko nibyo? Ubwo n'umwana wo kwa pasiteri wabimbazaga. Ati papa yakoreye Imana, ati nyiragera aho arirukanwa mu birukanwe mu itorero. Ati none barumuna banjye bavuye mu ishuri, mu rugo inzu igiye kutugwaho, turimo turaburara. Kuko ni ukuri icyo se arambaza ati se ni ikimenyetso kigaragaza ko papa atakoreye Imana neza cyangwa ari ijambo ry'Imana rirabeshya? Ati ko tubona
hariho kwicuza kwinshi no kwiramanta kwinshi kw'imiryango y'abakozi b'Imana bakoreye Imana, cyane cyane ubwo ndavuga muri ADPR niho turi kuvuga bamwe birukanywe nabi, bafite amakredi ya banki, ibibazo babateza za cyamunara, abandi nzarira bica, birirwa barihebye bariganyiriye. Ese barazira ko batakoreye Imana neza? Ese koko mu by'ukuri Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize? Ndabona icyo kibazo ko gikomeye, none ndakikubajije rero nawe, kuko nibyo iryo jambo rivuga nicyo, kandi hari imiryango n'abana n'abaki bose b'abakozi b'Imana bakoreye Imana bazwi, ariko bari gusabiriza. Ubwo bituruka kuki? Iki kiganiro rero ndumva ndibwirinde kuvuga ukuri kwinshi cyane kose kundi mu mutima, kubera ko byaza kurangira binteranije na bene data benshi. Ariko turi kuganira ijambo nagusubizaho, abari babirimo nk'abakorera imishahara nyine, nk'abakorera akazi, nk'abakora akazi kabaha umugati, abo bo bari mu bibazo bikomeye. Ariko abari babirimo nk'abakozi b'Imana b'umuhamagaro nta kibazo bazagira. Abantu bari babirimo nk'abanyakazi, nk'abantu bakorera imishahara, abo bantu bafite ingorane zikomeye cyane, kuko nyine babuze akazi. Abo bantu bafite ingorane zikomeye kuko babuze iki? Babuze akazi. Iyo wirukanwe ku kazi bigomba kukugiraho ingaruka. Ariko abari babirimo nk'abanyamuhamagaro nta kibazo na n'ubu bafite, kandi baracyakomeje umurimo. Ushatse kumbwira nk'umupasiteri bakura ku bupasiteri ni urugero, bugacya ajya mu kabari, wambwira ngo uwo muntu yari ari mu bushumba nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu uri gukorera Imana, cyangwa yari abirimo nk'umunyakiraka? Nshatse kubabwira, nakubajije ngo nk'umushumba bakuye mu kazi cyangwa bahagaritse, bugacya ajya mu kabari cyangwa mu ndaya n'ibindi, akishora mu byaha ngo nuko bamukuye ku bushumba. Uwo muntu yari umushumba w'umukristo, cyangwa ari umukristo w'umushumba, cyangwa yakoreraga Imana nk'ukorera Imana, cyangwa ari umugati? Ikindi hari aho ntari numvi wari utanze urugero nk'umushumba bakuye mu kazi cyangwa bahagaritse, inshingano ze zahagaze, bugacya ajya mu kabari cyangwa mu ndaya, cyangwa akishora mu byaha, ngo nuko ngo bamuhagaritse ku bupasiteri. Uwo muntu yakoreraga Imana, yari umukristo w'umupasiteri, cyangwa ari umupasiteri w'umukristo, cyangwa se yari umuntu gusa w'umunyakiraka wo gukorera umugati? Yego. Ikindi, nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, urumva ko ikitazabaho ni ukwicwa n'inzara, ariko yamurya. Ikindi, wibuke ko ijambo ry'Imana avuga ngo muzanyura mu mazi ntazabatembana, muzaba mwageze ute? Mwayanyuzemo. Muzanyura mu muriro ntimuzashya, muzaba mwawunyuzemo. Imana ishobora kwemera ko umuntu wayo, umukozi w'Imana wanayikoreye, wanayubashye, anyura mu munzani w'ibigeragezo, ariko si ryo herezo Imana izamugirira neza. Ahubwo ikibazo ngiki,
nubwo ndi umupasiteri runaka ubarizwa ahantu runaka, ese ndi gukora uwo murimo nk'ukorera imana? Kuko wimbuke ko objectif y'icyo turiho ni ukwibaza ngo hari umukozi w'imana n'umukozi w'itorero. Abo bantu ni abantu babiri batandukanye. Abakozi b'itorero bose bazagira ingorane n'ibibazo bikomeye, ariko abakozi b'imana nubwo wamuhagarika, kandi ibyo bintu ndi kukubwira mbifitemo experience z'abantu benshi twagiye tuganira n'abanyuze imbere, nzi bagiye bahagarikwa, nzi bagiye bagira gute bakabamenase, ariko uyu munsi wa none bakaba bagikomeye mu muhamagaro wo gukorera imana. Kuko gukorera imana, iki cyo ndongera ngitsindagire, bitandukanye no gukorera ADPR, bitandukanye no kuba pasiteri, bitandukanye no kwitwa umushumba, bitandukanye no kwitwa regionali. Umukozi w'imana witwa umukozi w'imana afite agaciro mu maso y'Imana gakomeye cyane kurenza kwitwa titre runaka no kugira responsibility mu itorero. Ahubwo ikintu umuntu yakwibaza, abantu bose bibwira, abantu bose tuzi ko bakorera imana, se kuko niyo bakorera, cyangwa hari abakorera amadini cyangwa imigati gusa? hari abakorera amadini n'imigati. Cyo nicyo kibazo. Abo rero bazakorwa n'isoni tujuru. Ariko sinshatse gufata abantu bose bakuye mu bupasiteri bari mu bibazo, cyangwa se bari kwicwa n'inzara, cyangwa se koko abana babo bavuye mu mashuri, ngo bose mbarundire mu gatebo kamwe ko batakoreraga imana. Oya, imana ishobora kwemera bene data muri kunyura muri ibyo byose ko mubinyuramo, ariko icyo nabasaba ni ugukomera ku mana yanyu mwamenye yabahamagaye. Imana izabagirira neza. Noneho ikindi navuga kuri iyo sije, buriya hari ibintu abantu bajya bibeshyaho. Ntabwo imana kuduha ubutunzi, kuduha amamodoka, kuduha ibiryo, kuduha bya bindi byose dukeneye mu buzima bwa buri munsi busanzwe, ntabwo ari igihembo cy'uko twayubashye. Nta nubwo ari ikimenyetso cy'uko ukorera imana ngo none yaguhaye imodoka, kuko ugiye kubara mu mamodoka yose ari muri Kigali ahenze cyane, katwivugira amamodoka ahenze yo ku rwego rwo hejuru, ushobora no gusanga 90% atari ay'abarokore. Ushobora no gusanga ari abantu bayicayemo bajya gusambana, bayicayemo bibye ayo mafaranga kugira ngo bagure izo modoka. Mbese ntabwo ibintu imana iduhera aha ku isi ari igihembo cy'uko twayubashye. Cyokora ingororano z'abubaha imana ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Ariko ntabwo ijambo ry'Imana kandi mbanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Amfete Yesu yatanze ikibazo, ariko ku ruhande ahashyira n'igisubizo. Noneho umuntu akibaza, ubundi ubukire ni iki? Urumva buri kintu cyose kiri mu ijambo ry'Imana umuntu yakibazaho kwacyo. Niba baravuze ngo ni icyubahiro n'ubukire n'ubugingo, ubundi udefinisa ubukire gute? Kandi nabwo ijambo ry'Imana ngo ubugingo buhenze kurenza ibyo byose. Nubwo Imana yakwihorera ibyo ikazanyihera ubugingo, kuko nibwo bufite agaciro. Ibyo bintu byose bisigaye bizasigara hano ku isi birangirana n'iki gihe, ariko ubugingo bwo buzahoraho iteka ryose. Rero Imana ishobora kwemera kugeragezwa, wari umushumba pe, wari umupasiteri, wari runaka, wari umuntu dukomera amashyi, wari umuntu dupfukamira. Imana ishobora kwemera kugeragezwa ukabinyuramo, ariko niba warahamagawe, niba ndakoresha kondisiyo, niba warahamagawe, komeza ku muhamagaro wawe. Gukorera Imana ntabwo ari uguhagarara ku gatuti gusa. Oya, ubona n'ubu bose ntituri gukorera Imana. Ubu turi gukorera Imana kandi ntabwo duhagaze ku dututi kuri aritari. Impinduka imyaka 5 y'ingoma ya Pasiteri Ndayizeye Isayi yabaye impinduka zikakaye ku banyetorero. Mwebwe cyangwa ku giti cyawe ibintu byahora bikurikira, dore ko nawe uri umurokore cyangwa wabaye muri ADPR,
cyangwa ukiyirimo. Iyi myaka 5 yabaye y'impinduka zikomeye kuva Pastor Ndayizeye Isaiah yahabwa kuyobora ADPR mu gihe cy'inzibacyuho, hari mu mwaka wa 2020. We nabo bafatanyije kuyobora barazwe no gukora impinduka n'amavugurura menshi agamije kujyanisha itorero n'icyerekezo cy'igihugu ndetse n'intumbero yaryo ya 2050 yo guhindura abantu mu buryo bwuzuye. Ndetse Pastor Ndayizeye Isaiah aherutse kugaragariza ko abantu bakunda impinduka ariko ntibemere kujyana nazo, ari nayo mpamvu usanga benshi batazishimira. Icyo gihe yagize ati abantu niko bameze, bakunda impinduka. Iyo zitangiye kuba batangira kurwana nazo, umuntu aba akubwira ngo ibintu bihinduke, ariko iyo bitangiye guhinduka, iyo umubwiye ngo nawe hinduka, arakubwira ngo hoya hoya hahinduka ibindi. Izi mpinduka rero zigenda zikorwa ni nyinshi pe, ni nyinshi. N'ingoma yaranzwe n'impinduka za buri mwanya za hato na hato. Niki wabivugaho mu byakira mute mwebwe? natwe turabibona kubera ko isi yabaye umudugudu. Nta kintu kikiri mu ibanga, ibintu byose byagiye ku karubanda. Izo mpinduka natwe turazibona. Rero buriya amfite iyo mbajije ikibazo nk'icyo nyine mba numva nakivugaho ibintu byinshi birimo ukuri kwinshi, uretse ko navuze ko nkugabanya. ariko uvuga sema kubera ko hari igihe kutaba gukenewe. Impamvu buriya unabona ibintu bidogera cyane cyane no mu marezo sosiyo, cyane cyane akorera aho ngaho, mbona nabyo biba biri kuri standard, ubona ko atari iby'abanyamwuga abenshi. Ubundi ikintu cya mbere uba ugomba kwibaza ni uko yaza ngo iyi nkuru ngiye gukora, iyi komantere ngiye gutanga kuri iki kintu kivugwa, ese kiri buze kumarira iki sosiyete? Ikiri buze kuba ikintu kigumura abantu aho kugira ngo kibigishe. Ubundi twagombye gukora ibiganiro birimo amasomo. Donc vuga ati ikiganiro nagikurikiye, dore cyari gifite iyi ntego, dore amasomo nkuyemo. Donc ikintu rero nabwira abantu wenda bakunda ADPR cyangwa bari no muri ADPR, ikintu nabwira abayobozi, ari aba ADPR, ari abashumba, ari abagizweho ingaruka n'izo mpinduka zabaye, ikintu cya mbere abantu bakagombye kumva nuko impinduka rimwe na rimwe ziba zikenewe, kandi iyo ziza nta hantu na hamwe ku isi higeze haba impinduka uretse no mu itorero ry'Imana, memu no mu mareta akomeye bita ngo za revolution zagiye zibaho, abantu bakivumbagatanya hati ibi turabyanze, turashaka ko habaho impinduka. Byasigaga bisenye byinshi, byasigaga byishe benshi, ariko byaba bimaze kujya mu buryo mu murongo wabyo, abantu bakavuga ati burya kumbi byari izi nizo rezilita zari zitegerejwe. Abantu bakaza gusanga bya bintu burya byari byiza, nubwo kubyakira byabanje kugorana kubera ko bimeze nk'ibigiye guhindura systeme cyangwa routine abantu bari bamenyereye, bikabinjiza mu kindi bigahindura strategy cyangwa structure y'uko ibintu byari byubatse. Ibyo rero ntabwo byabura kugira ingaruka. Izo ngaruka kuri njye c'est normal, ahubwo ukibaza ngo ese izi mpinduka zari zikenewe? Kuri nkanjye, kuri nkanjye navuga ngo yego. Ubu turavuga muri ADPR. Impamvu navuga yego ni iyi, nuko turi kuvuga muri ADPR nta kibazo. Nuko ku itorero ryayoborwaga mu myaka 50 ishize, ntabwo ariko ryakomeza kuyoborwa muri kino gihe cy'inkundura y'iterambere rimeze gutya. Aha nkibaza ikintu,
kera ndabyibuka n'umwana ngiye kuguha utugero jisite duto cyane tugaragaza ko rimwe na rimwe iyo ibintu biri guhinduka n'abantu bakagombye guhindukana nabyo kandi bakemera n'izo mpinduka bitewe n'aho igihe kigeze. Ntabwo imyumvire twari dufite icyo gihe y'umwadeperi ariyo myumvire y'umwadeperi w'iki gihe ubu ngubu. Tuvuge urugero, itorero ritangira no kubona abantu bize segonderi cyangwa bakandagiye mu ishuri ryisumbuye, washoboraga kugenda presque igihugu cyose utarabona nk'umwadeperi wakandagiye muri segonderi. Ni urugero nguha. Mu gihe kuri kino gihe udashobora kubona itorero na rimwe, nta paruwasi n'imwe wabona mu Rwanda itabifite byibuze nk'abakristo 50 biga muri kaminuza cyangwa barangije kaminuza. Ubwo mvuze abakristo bakeya, ariko ni urugero ntanze wenda mu matorero yo mu cyaro. Abarangije segonderi bo ntiwababara, abazi gusoma no kwandika, abize bakagarukira muri primaire ntiwababara. None nubwo abantu bavuga ngo ibyo bintu bazanye ngo by'amashuri ngo ntibyari ngombwa, ngo kuko ngo abantu bagomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Aho nakubwira imyumvire mikeya ibirimo. Yesu ari kumwe n'umusamariya ku iriba, yaramubwiye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ngo ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ngiye gusubiza iki kibazo nkoresheje ikintu kimeze nk'umugani, ucyumve neza n'abadukurikiye bacyumve neza. Muri make turanze twemeranwe ko gusengera mu mwuka gusa bidahagije. Kandi noroma twakagombye gusengera mu mwuka, ariko urabona ko Yesu atifuza ko dusengera mu mwuka gusa, ahubwo dusengera no mu kuri. Yesu ati igihe kiraje ndetse kirasohoye. Yesu ati igihe kiraje ndetse kirasohoye, ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Buriya ushobora gukora ikintu mu mwuka ariko ntugikore mu kuri. Mu kuri kw'ibintu ngiye kuvuga iki kintu ariko ndagisobanura ntikinteranye na bene data. Ubundi byakagombye kuba icyaha, nuko icyo cyaha wenda kitanditswe. Icyo cyaha nticyanditswe mu bitabo, ariko ubundi byakagombye kuba icyaha guhangara kwigisha cyangwa gushaka kuba umwigisha kandi utarize. Ubundi burya byakagombye kuba icyaha. Kubera iki? Gushaka kuba none se wakwigisha icyo utarize? None se yashobora ko wakwigisha ikintu utazi? Icyo gihe uzi ikintu uri gukora se? Ubu uri kuyobya abo uri kwigisha. Ariko umwuka nabari ahubwo nyine nkagaruka ku icyo kibazo ngo ni ryari umuntu yiga cyangwa ni ryari bavuga ko wize. Ntabwo kwiga mvuga ari ukujya mu universite, kuko niso ubwayo urigisha n'umwuka wera kandi yakwigisha. Ariko iyo tugeze mu bintu by'amadministration, ntabwo tuba dukeneye gukoresha umwuka gusa, ahubwo tuba dukeneye no gukoresha ubwenge by'ibyo twize. Donc uburyo dukora leadership nibwo uzabona ko icyo kintu uyoboye cyangwa itorero uyoboye uri kuriho icyerekezo,
ufatanyije na wa mwuka wize nako na wa mwuka wera uri muri wowe, ukabasha kuyobora ibyo bintu mu mwuka ariko ukabiyoborana no mu kuri. Mu kuri kw'ibintu rero, mu mwuka navuga ngo mu mwuka wera, mu mwuka navuga ngo umuntu utarize utazi no gusoma no kwandika yabasha kuyoborera abantu mu mwuka, ariko ntiyaba ari kubikorera mu kuri. Rero wenda nari ntanze urwo rugero kubera ko hari na benshi bagiye bamburwa inshingano bitewe n'uko bavuga ati ubu aho igihe kigeze, kandi pe ni ukuri nanjye ndabyemera, aho igihe kigeze nta muntu wakagombye guhagarara imbere y'abantu barenga ibihumbi bingahe adafite byibuze nivo imwemerera kuba yayobora abo bantu mu kuri. Cyokora yabayobora mu mwuka ariko ntabwo yabayobora mu kuri, kandi agomba kubikora byombi. Urumva? Ako kanyundo rero kari gakenewe, ahubwo ukibaza ngo abo bantu ntabwo gukorera Imana cyangwa kuvuga ko uri umukozi w'Imana ushobora kugera kuri success, ntabwo bisobanura ko ugomba kuba warize kugira ngo ukorere Imana. Icyo ni icya mbere. Ariko nanone gukorera Imana ntibisobanuye ko kugira ngo witwe umukozi w'Imana cyangwa witwa kuyikorera ari ukugira inshingano za gipastori, kuko n'utarize afite ibindi yakora kandi akaba ari gukorera Imana, kandi nabyo bikamuhemba akazabaho neza kandi akazajya no mu ijuru. Icyo kintu mvuze sinzi niba ucyumvishe. Ndacyumvishe cyane. Niba ndagaruka ku ijambo natangiriyeho rero, niba uvuga ko uri umukozi w'Imana ariko hakaba hari ibyo utujuje kugira ngo bikorere mu kuri, ukaba ubikora mu mwuka gusa, shaka ibyo wakora bihuye n'ukuri kwawe usohoyemo. Yego. Uko birahari cyane, byinshi cyane wakorera Imana atari uko wiswe ngo ni uko ufite izo nshingano runaka zo kuba responsable runaka. Ibyo sobanuye wenda usubije ikibazo nanjye kukubaza ati kuri wowe ubona muri iki gihe dusohoyemo abantu batize badakenewe mu itorero, guhabwa inshingano runaka, kubwiriza n'ibindi? Barakenewe cyane, barakenewe cyane rwose. Umunyamwuka, umwigisha w'umunyamwuka arusha ubwenge mu byo kwigisha ijambo ry'Imana umudogiteri w'umuteoloji ariko utari umunyamwuka. Umunyamwuka mwiza w'umwigisha mu ijambo ry'Imana aruta umudogiteri w'umuteoloji ariko w'umunyamubiri. ariko twagera mu nshingano zo kuba uri responsable cyangwa zo kuba uri umuntu ushinzwe leadership n'imiyoborere, ntabwo umwuka nubwo ari mwiza adufasha muri byose, ariko hari ibyo atadufasha, ahubwo haba hakenewe uruhare rwacu rw'imitekerereze. Niyo mpamvu wa muteoloji mwiza yaba umunyamubiri akamenya gukorodona itorero neza no kuriha umurongo, ahubwo agahamagara umunyamwuka akaza akamwigishiriza. ubwo hakorwa iki se mu gihe ubona wa muteolojiye cyangwa wa muntu wabyize uzi neza, uzi administration, none se ubundi ukabona ntashaka no kurekura mikorofone ngo ayihe abanyamwuka babwirize, ukabona byose arashaka kubikora? Impamvu bibajije cyangwa twibutse kuri icyo kibazo ni uko gihari. ahubwo umuyobozi mwiza ntiyakagombye, ubundi umuyobozi mwiza uzi administration icyo ari cyo, we nta nubwo yakagombye guharanira gufata mikoro.
yakagombye guhangana n'ibya administration n'iterambere ry'itorero, ahubwo akareka abazi kwigisha cyangwa abanyamwuka bakigisha, we akaba ari responsable gusa wo gukorodona ibyo bikorwa byose. Ariko iyo uri umuyobozi ukaba ufite inshingano zo kuyobora, ukagira n'inshingano zo kumwigisha, ukagira none se za mpano Yesu yatanze, Paulo yavuze zaba zimaze iki? Ngo aha bamwe kuba bigisha, aha abandi kuba abashumba. Wumvisha ko kuba umushumba bitandukanye no kuba umwigisha. Kuba umushumba ni impano kwayo, kuko yahaye kuba bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abigisha les evangelistes, abandi abaha kuba les pasteurs, donc abashumba. Ntabwo kuba umushumba bisobanuye kuba umwigisha. Ushobora kuba uri umushumba mwiza, uzi kuorganiza itorero, uzi gukorodina itorero, uzi gukora administration, uzi ikintu bita leadership, ibintu ukabishyira ku murongo, ariko ahubwo ugahamagara inde? Ugahamagara umwigisha. Iyo ushatse kubikombina byose birakuvanga, kuko nibwo usanga mu itorero hari ikibazo cy'akajagari, kuko ntabwo uzi ku management y'impano. Ugomba kumenya ngo uyu muntu ashoboye kuba umwigisha. Mwiyegereje nanjye nkajya mu bintu bya administration, bya leadership no gukorodona ibi bikorwa byose, byarushaho kugeza itorero kure. Kuko ntabwo kuba umushumba bitandukanye no kuba umwigisha. Ushobora kuba umushumba mwiza ariko utari umwigisha, kuko ni impano zitandukanye. Icyo nicyo bamwe mu bantu bashyirwa mu nshingano muri ADEPR bakwiye kumenya gikomeye, kuko zimwe muri rekomendasiyo z'abakristo ziravuga ati niba hari abantu baza kubabwiriza kubera inshingano bafite za gishumba wenda mu rwego runaka, ukabona nyine ni umushumba mwiza ariko mugani kwigisha rwose, aho yari gushyira Petero akahashyira Yohani, aho yari gushyira Mariya akahashyira Mariya. Ahubwo niba hari ikibazo itorero ryaba ryaragize kandi navuga ko giteye agahinda, yewe ni no kugendesha, kuba bahangara kwicaza abigisha, noneho umushumba agashaka gushumba no kwigisha byose amemota. Ni sheki ikomeye cyane, ikomeye pe ikomeye vurema, kuba umuntu yashaka kuba umushumba ngo abe n'umwigisha, kuba umuntu yashaka kuba responsable w'itorero ngo ahinduke n'umwigisha, kandi afite abigisha yicaje, azi neza ngo hari impano ziryamye muri iri torero, zaryamye zasinziriye kubera ko ibintu byose nshaka kubyikubira. Aho rwose cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nicyo kibazo nyine ADEPR yagize muri iyi minsi. Ubona ijambo ry'Imana nyine igitsikamutima risa n'iryabaye ingume, bitewe n'uko bamwe mu bigisha b'ijambo ry'Imana bazwi izo mpano kandi bagiye bahembura imitima y'abakristo mu buryo bumwe n'ubundi, bose baricajwe. Abo rero bize ni byiza, administration ikorwa neza, ni byiza, bashumba amaparuwase neza, bagakora n'ibindi neza, indembo bakaba bazishumbye neza, ariko byagera nyine ku kwigisha ugasanga abakristo bose barapfunyikirwa amazi mu buryo bumwe, nubwo atari bose. Wenda ntituvuze ngo nta bigisha bakirimo na bake, ariko ni bakeya, nyamara mu gihe hicajwe benshi mu by'ukuri, nk'uko amareklamatio nyine y'abakristo babivuga. Ariko wenda biri mu mpinduka nabyo ubwo ngubwo ahajeka twitegeko bizahinduka. None se ku bwawe Felix, ubona hari igihe kizagira abakristo ba ADEPR bagaserebura zino mpinduka? Wavuze impinduka zishobora kuza mu gihe ziri gukorwa, abantu bakavuza induru, bagasakuza bakarira, ariko nyuma ukabona yuko nyamara ibintu biri kugenda neza cyangwa ziri kugenda zubaka. Hari ibyiringiro ko impinduka ziri gukorwa cyangwa zimaze igihe kinini zikorwa zizagera igihe abantu bakaziserebura? Reka tubitege igihe. Reka tubitege igihe. Ariko nzi neza ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana,
kandi baba bazikoze babanje gutekereza, nabo ntabwo ari abantu bapfa guhubuka, baba bazi ngo iki ngiki dukoze muri iyi myaka dore rezilita kizabyara. kereka iyo babikoze ku nyungu zabo, ariko iyo babikoze ku nyungu z'icyo bahagarariye, kuko nkeka ko nabo batabikora ku nyungu zabo, kuko ntibazahoraho, nabo bafite manda, ni sisiteme bari kubaka, undi muntu azaza akicaramo. Ntabwo babikora ku nyungu zabo gusa, ni ku nyungu zishyiraho gusa, kubera ko n'ubundi ntibazabikora ku nyungu z'itorero gusa, nabo ziri bubateze igihombo, byombi biba biri kumwe. Inyungu zabo n'inyungu z'itorero birumvikana. Kubera ko ni urugero, niba biro nyobozi yaravuze ati reka twebwe twihe manda y'imyaka 6, noneho abarejiyonari tubahe manda y'imyaka 5, kugira ngo ni 5 kontara y'abarejiyonari cyangwa manda y'abarejiyonari nirangira tubakureho, dushyireho abandi bazadutore muri manda ya 2, kuko twe tuzadusigaje umwaka. Urumva ntiwashyiraho umuntu yaje kugutora, urumva biri mu nyungu izo mpinduka bakoze gutyo bakazubaka gutyo, ziri mu nyungu zabo. Kamere n'ubwo wenda ntavuze ko zihombye itorero, ariko harimo n'inyungu zabo. aho twaba tugiye kubatekerereza, kandi wenda tutazi neza ko ariyo mpamvu babikoze gutyo, kubera ko uvuze gutyo njye nabona indi avantage irimo cyane irenze wowe iyo utekereza. Ubundi mbere yo kugira ngo uve mu kintu uri kubaka kandi wenda kitaranarangira, wakagombye kugiherekeza no kumenya gutoza uzagusimbura, uzakomeza gukurikirana ibyo bintu. Ntabwo n'ubundi njye mbona ko byagakwiye kuba byiza abayobozi bariho bubatse sisiteme bagize gutya bagakubitirwa hamwe bose bakaba baravuyeho, haje abandi bashyashya batigeze bamenya ibyo bintu, nubwo bazarobanurwa n'ubundi mu bo iyo sisiteme iri kubakirwaho, ariko ibyiza wari ukwiye kuvaho uherekeje iyo sisiteme neza, umenye no gutoza neza uzagusimbura mu gihe utazaba ukiri muri uwo mwanya. Nkumva rero n'ubundi bitakagombye kuba byiza ko biro yahita ivaho yose ikaviraho rimwe n'abarejiyonari bagahita bagenda, ku buryo ibyo bintu bari kubaka bisa n'ibyongeye gusubira inyuma cyangwa kumenekamo amazi. Ni ukuvuga ngo rero ngewe ahubwo ako kantu bakoze ndakemera, kuba ubwiwe n'iki se ahubwo muri abo barejiyonari bakuriweho izo manda zo kuvuga ngo imyaka 5 yarangiye turagiye tuzanya haje abandi barejiyonari, ahubwo se ubwiwe n'iki ko abo barejiyonari bariho hatarimwo wenda bari gutegurwa, ahubwo ngo bagende bitegure bazagaruke kwitoza mu yindi manda bavemwo abayobozi. Ntabwo dukwiye kujya tureba ibintu muri kote negatifu gusa, dukwiye no kwibaza tukareba no kuri kote positif nk'abantu Imana yahaye ubwenge, tukaba ngo ubundi mu buryo busanzwe en general iki kintu gifite iyihe avantage kurenza inconvenience turi kubona. Kuki bahisamo gukuraho abarejiyonari ngo bashyireho abandi baba bakiri muri manda? Ese ibyo bintu nta avantage irimo? Harimo ibibarengera gusa, cyangwa no mu murimo w'Imana harimo n'izindi avantage bitewe n'ibyo bintu bari kubaka bashaka kubanza wenda gushorera neza, ngo noneho abazabakurikira bazaze batojwe neza, kandi ibyo bintu bari kubaka ntibahite bavaho batabirangije. Kuko niba urugero rwa plan d'action barihaye ko bafite agenda igizwe no wenda n'ibintu 7 biza bashaka bifuza ko byahinduka kugira ngo babe bageze kuri objectif ya vision bafite, hakaba hamaze gukorwa 5, hasigaye 2, bakagombye kuvaho n'ibyo 2 babikoze kugira ngo koko iyo vision ibe yuzuye neza, aba ari ikintu cyuzuye kimeze neza, ari package yuzuye y'impinduka bagiye guha abantu.
ubu amaparuwasi yarasigaye ari 140 ubu bayagize 30 aho muri buri karere hazaba hasigaye paruwasi imwe ihagarariye andi matorero nyine ari muri ako karere. Izi mpinduka icyiza cyabyo ni iki konvera wabonamo ni igihe yo kuba paruwasi hasigaye ari 30 mu gihugu hose? nta kidasanzwe. None se ubundi paruwasi nyinshi mu karere zimaze iki? Ku buryo wavuga ngo hari ikintu byahombeje itorero cyangwa byahombeje abakristo. Kuba abantu niba tuvuge urugero baragiye bakombina amaparuwasi ikaba imwe, ariko za nsengero n'ubundi zari ziriho amaparuwasi zikaba zigihari zitwa imidugudu cyangwa zitwa amatorero, babyise itorero. N'ubundi umuntu uyoboye itorero akaba afite inshingano zo gutanga serivisi zose ntizaherwaga kuri paruwasi yari ayoboye. Ubundi ikibazo ni iki? Icyo nicyo umuntu yakwibaza. Ariko niba amatorero agihari, imidugudu ikaba igihari, donke uzi akenshi abantu bari kurekarana ibyo nabitwaga cyane cyane abashumba b'amaparuwasi. Bubikiwe imbehe. Aha, mbwira rero bubikiwe imbehe gute? Voilà, aho rero iyo niyo discussion nshaka ko dukora. None se ntibabuze akazi gute? Nyine kubera amaparuwasi bayoboraga avuye hate se? None se ahantu bari basanzwe bayobora ntihagihari? Tuvuge niba yitwa paruwasi ya Remera, kabati duhinduye operasiyo ntizongera kwitwa paruwasi, igiye kwitwa itorero, kandi igumane n'ubundi uyu mushumba ruhari ahagume. Ubwo yubikiwe imbehe gute? kereka niba ikibazo yari afite ari icyo kwitwa umushumba, ariko niba ari icyo kwitwa umupasiteri, umukozi w'Imana, nta kibazo afite. Voilà, none se bubikiwe imbehe gute? Nuko abantu bahita bagendera mu kigare, ariko mu by'ukuri nta mbehe bubikiwe. Tuvuge wenda, reka twivugire wenda paruwasi ya Nyarugenge, paruwasi ya Remera, paruwasi ya Gatsata n'urugero, paruwasi ya Muhima. Aho hati iyi paruwasi ya Muhima na Gatsata byose tubijyanye Nyarugenge, abantu bo paruwasi ni imwe, ahubwo itorero rya Gatsata rasigara ari itorero nk'umudugudu wa Nyarugenge, na Muhima irasigara ari umudugudu. Abashumba bari baziriho n'ubundi baracyahari. Abo bantu bubikiwe imbehe gute? Ko n'ubundi bakomeje inshingano zabo zo gushumba. Ko icyahindutse gusa ari uko utitwa paruwasi. Njyewe nta muyobozi wa ADPR wantumye, ntawe twigeze tuvugana, ndi kuvuga ibintu uko mbyumva. Ndabizi muri comment bagiye kwandika ati turi kuvugira ADPR. Ariko nje simpagarariye idini, ubwo bupasiteri nta nubwo nshaka. Bo ndi ni Burayi maze imyaka 12 si myinshi. Ntabarizwa muri ADPR mu Rwanda. Cyokora ikintu nasigaranye ni kimwe, ndi umukristo. Kuko kuba umukristo bivuga birenze kuba umwadeperi mwiza, aho kuba umwadeperi mwiza cyane wa umukristo mwiza cyane. Kandi n'itorero nta kibazo mfite, igihe cyose nje mu Rwanda n'ubundi nongera nkisanzura, kuko ubu nakomeje gucunga ubuhamya bwanjye, nta buhamya bubi mfite. Ikindi navuyeyo neza, ntabyo nangije. Mbese naza ndi Burayi, naba ndi mu Rwanda nkomeza kuba njyewe. Rero
ndumva ari icyo kintu nakubwira. Icyahindutse ni uguhuza gusa, ariko ayo matorero ntabwo wambwira ngo babubikiye imbehe ari uko ayo matorero yahinduriwe izina ntaba akitwa paruwasi nayo bayasenye akaba atagihari, ariko niba agihari nabo bashumba bakaba bakiyayoboye. Ni ukuri ndagira nkubwize ukuri, nta kibazo cyabayeho. Ni uko impinduka yose nk'uko nabikubwiye yose aho iva ikagera iravuna. impamvu nyine abantu bavuga ati mu bitimbe ni uko impinduka zigenda zikorwa muri ADPR zikunda guhitana abantu. Ni urugero abo bashobora kubona bose babakuyeho bagashyiramo abandi bashya. Ikibazo kiri he? Impinduka yose iravuna, kandi akenshi la majorite ntabwo impinduka ikorwa n'abantu bari basanzwe bari muri iyo systeme yenda guhinduka. Akenshi yubakwa n'abantu bashyashya bazanye mu yindi systeme nyine y'impinduka. Okay. Abakristo bari kumva iki kiganiro bitware gute muri iki gihe cy'impinduka, bitware gute muri byinshi biba biri kuvugwa? Umukristo nyawe akwiye kuba ameze gute mu gihe nk'iki gihe turimo tugenda tuza gusigira umusozo w'ikiganiro? Wamugani wenda tugire tunasoze, ariko ubundi umukristo mwiza twamuririmbye muri ya ndirimbo nubwo tutaririmbaga ADPR. Ariko ubundi umukristo mwiza nta nubwo ari kuvuga, ahubwo umukristo mwiza ari gusenga, asengera izo mpinduka, asengera abayobozi, asengera umurimo w'Imana. Naho aba bose wirirwa bavuga se wagize ngo birirwa hehe nahe no mu marezo sosiyo nahe hose, wagize ngo ni urukundo bakunze Imana cyane cyangwa bakunze ADPR? Ntabwo Imana irwanirirwa n'amaboko y'abana b'abantu. Niba koko umuntu yarahamagawe, umuntu wahamagawe mu ibi bintu, w'umukozi w'Imana wahamagawe, wari umushumba warahamagawe n'Imana, nta nubwo ari kuvuga ariturije, ari gusenga Imana, ari mu muhamagaro. Umukristo mwiza ukunda ADPR ntabwo ari gusakuza, ahubwo ari gusenga abaza Imana ibyo ari byo. Ahubwo baba biracitse kabaye voilà, baprofitira mu nduru, cyangwa abakoreraga umugati bambuwe umugati batakoreraga Imana, abo bafite ikibazo gikomeye. Ariko abakristo nyabakristo bari ku karago, barimo basenga Imana. Amen. Yego, reka abariho dusozereza kino kiganiro tugushimira cyane ko waduhaye uyu mwanya ukatuganiriza. Dukunda kubwira abantu ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora, iguhereza umugisha kandi igufashe, ikomeze evangelize le monde, ikomeze yiteze imbere, ubwiza bw'Imana bukomeze bumurike, kandi n'abakristo ba ADPR nabo bakomere bashikame, n'abayobozi bose tujye tubasabira kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ubwo rero turagushimiye cyane kuba mwatuhaye umwanya mukatuganiriza. Amen. Asante sana.